Ndabaramukije mwese bakundwa bene data. Amanywa y'uyu munsi ku itariki y'uyu munsi ndabaramukije mwese aho muri hatandukanye ku isi. Mwese abankurikirana umunsi ku wundi, ndagira ngo munyemerere mbaramutse mvuga ngo bwakeye neza aho muri hatandukanye. Ni umukozi wanyu Pastor Steven, ngarutse muri uyu mwanya kugira ngo nanone tubahe ijambo ry'umunsi, ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu muri aka kanya muri butwemerere, hanyuma noneho dutangirane dusenga nk'uko biri mu muco w'abagomba kubanza kubwiriza ubutumwa bwiza. Mana yacu, mu izina ry'umwami wacu Yesu, turagushimiye kuri Imana nziza, wongeye kuduha kwicara muri uyu mwanya kugira ngo dutambutse ijambo ryawe ku isi hose. Turagushimiye rero kubw'umwanya mwiza duhaye, turagushimiye kubw'iri jambo. Iri jambo reka rimanuke rizemo ubwenge, rifashe imitima y'abantu bagiye kudukurikirana, ribungure mu mutima, ribungure mu bwenge, ryuzuze kwizera ubugingo bwabo. Mu izina rya Yesu ribaheshe gutsinda mu buzima bwabo bwa buri munsi, mu izina rya Yesu, amen. Mukundwa rero, ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ryacu ry'uyu munsi, uyu munsi ndagira ngo dusangire ijambo ryuzuye ubwenge, ijambo nzanye kugira ngo ngukirigite mu bitekerezo byawe, hanyuma noneho ugire ikintu uri bwungukemo. Iri jambo rifite umutwe waryo uvuga ngo rwanisha intwaro zose wahawe mu buryo bw'ubumana. Rwanisha intwaro zose wahawe mu buryo bw'ubumana. Imana ihabwa icyubahiro. Ndagira ngo rero dusome igitabo cy'Abefeso. Ndiyo ndaganira n'itorero rya Kristo, mwebwe munkurikiye, ndaganira namwe abizera. Iri jambo rivuga ngo rwanisha intwaro zose wahawe mu buryo bwo mu mwuka. Aya ni amagambo areba abizera, ni amagambo areba abizera, ni amagambo areba abatari bakizwa. Ndaza kugeraho mbasaba, muraza kumva icyo nza kubasaba. Ntabwo umuntu yakwikare. Okay. Narindi yo babwira ngo nta musirikare, nta musivili ushaka kuba umusirikare uhita ajya ku ntambara atabanje kunyura aho agomba gutorezwa. Biterwa n'ibihe uko biba bihagaze. Niyo mpamvu umuntu wese uva mu gihugu cyo kuba ataramenya Imana akaza agiye mu gihugu cyo gukizwa, niyo mpamvu bimufata igihe cyo kugira ngo inyigisho mwiza zikurikirane, atozwe, arerwe, noneho abone ubushobozi, ahabwe ubushobozi bwo kumenya uko agomba guhagarara ku myizerere ye no guhangana n'ibihe by'isi ibihinyuza imyizerere ye. Hano rero turiga uburyo bwo kurwana mu buryo bwo mu mwuka. Niyo mpamvu insanganyamatsiko yacu itubwira ngo rwanisha intwaro zose wahawe mu buryo bw'ubumana. Reka dusome igitabo cy'Abefeso, ibice byaho 6, uhereye ku murongo waho wa 10. Haravuga ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe. 11. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Hano Pawulo arandikira itorero ry'Abefeso, arabwira abizera, arababwira ngo ibisigaye mukomerere mu mwami. Imana ihabwa icyubahiro, haleluya. Arababwira ngo ibisigaye mukomerere mu mwami. Iki naje kugishurirwa, naje kukimenya. Abantu bakomeye mu bucuruzi ariko ntabwo bakomereye mu mwami.
abantu bakomeye mu bushuti bagirana na bagenzi babo, ariko ntabwo bakomereye mu mwami. Oh my goodness. Abantu bakomeye muri politiki, ariko ntabwo bakomeye muri Kristo Yesu, ntabwo bakomereye mu mana yabo. Abasirikare bakomereye mu mapeti, abandi bakomereye mu nzego zitandukanye, ariko ntabwo bakomereye mu mwami. Pawulo niyo abwira itorero, ramasaka yarababa, Pawulo arabwira itorero, arababwira ngo ibisigaye bakundwa, mukomerere mu mwami. Aravuga ngo nimwegure intwaro z'Imana, muzikoreshe kuko tudacirana n'abambaye umubiri n'amaraso. Reka mubwire mwene data, ntabwo ducirana n'abafite inyama n'amaraso. Iyi si twayitumweho, tuyiriho, ariko ibyo turwana nabyo amaso y'umubiri ntabibona. Niyo mpamvu ugomba kugira amacenga, ugomba kugira amacenga nk'umwizera muzima. Aya magambo ndayahuguza itorero, aya magambo ndayabwira itorero. Oh my goodness. Ndiyo nakubwira ngo mukundwa, ugomba kwegura intwaro wahawe mu buryo bwo mu mwuka. Ugomba kurwana, nshuti yanjye, ugomba kurwana intambara nziza yo mu buryo bwo mu mwuka. Ugomba gukoresha ibikoresho, turaza tubigereho. Ndakwereka uburyo ibikoresho mu buryo bwo mu mwuka. Igikoresho cya mbere uko cyitwa, icya kabiri uko cyitwa, icya gatatu uko cyitwa, icya kane uko cyitwa. Icyo gikoresho aho waba uri hose wagikoresha kandi kikagukorera. Impamvu abantu bafata izi ntwaro twigisha, duhuguza abantu b'Imana, abantu bakazikereza, nuko abantu bafite uburambe bukeya mu ntambara ya kinyamwuka, bafite uburambe bukeya. Ibi iyo tubivuga, abantu babifata nk'ibikoresho bidafite umumaro, ariko nshuti yanjye mubwire haleluya, reka mubwire, iki gikoresho kirakora. Ibi bikoresho mu buryo bwo gusenga birakora. Reka rero Pawulo abwira itorero ati ibisigaye mukomerere mu mwami. Mukomerere iki? Mukomerere mu mwami. Niyo mpamvu natwe ibihe itorero, abantu abizera ba none, igihe tugezemo, iri somo rirakureba. Ukwiriye kurifata mu buryo butajenjetse. Ukwiriye gufata iri somo nk'aho ari wowe ryatumweho, kugira ngo ukanguke, uve mu bunebwe, waguke mu bitekerezo, waguke mu mutima, ugira ubwenge, ugira ishurirwa, uhagarare neza bwuma, ushobore kurwana kugira ngo ureke gutsindwa n'uburiganya bwa Satani. Satani arazerera, arashaka uwo atembana, arashaka uwo yiba, arashaka kunyaga urugo rwawe, arashaka kunyaga akazi kawe, arashaka kukwambura. Niyo mpamvu Satani ntabwo azaza mu buryo bw'abantu, ntabwo azaza mu buryo bugaragara, ntabwo azaza mu buryo burebeshwa amaso y'umubiri. Satani agira amayeri menshi, agira imitego myinshi, ugomba kuba umusirikare wagutse mu bitekerezo, ukagira amayeri. Intambara yose igira amayeri. Ubwo ndavugira intambara z'isi, intambara zose z'isi abazirwanya, ntabwo nigeze rwana igisirikare cy'umubiri, ngenda rwana igisirikare cyo mu buryo bwo mu mwuka. Ariko abakirwanya amakuru baduha, intambara y'isi, intambara y'isi igira amayeri, zigira uburyo zirwanwa, bagira ubuhanga baziteguramo. Niyo mpamvu no mu buryo bwo mu mwuka ugomba kubyumva mu mwuka. Ugomba kubyumva mu mwuka. Kubera iki? Urugo rwakuvunnye igihe wari uri mu butayu, usaba Imana kugira ngo izakuvane mu busiribateri. Uri umwana w'umukobwa, igihe wasengaga usaba Imana umudamu, igihe wasengaga usaba Imana abana, igihe wasengaga usaba akazi, Imana wari uri mu gihe
njyarugamba wari uriye u Rwanda kirya gihe, ariko waratsinze byose wabigezeho, noneho wabigira byakabaye bihinduka umunezero wawe. Niho uyu munsi Satani ashaka kukwamburira, arashaka kukwambura uwo mugisha, arashaka kukwambura ayo mahirwe, arashaka kukunyaga kugira ngo aguhoze mu buzima bwo guhorurira, aguhoze mu buzima bwo guhora usubira inyuma. Niyo mpamvu nkuzaniye ijambo ridasanzwe, ijambo rikubwira ngo kumuka amaso yawe nahweze, umutima wawe niwambara imbaraga, wegura intwaro zo mu buryo bwo mu mwuka, wagura intwaro zo mu buryo bw'umwuka, wige kuzikoresha zigukorere, uve mu rwego ujye mu rundi. Reka mubwire, igisirikare kigiye kurwana n'ikindi gisirikare, icya mbere gishingira ku kuri kw'ibyo kizi kigiye kurwanirira. Icya kabiri, igisirikare ntigishobora guhaguruka kidafite intwaro zihagije ndetse zinarenze n'iz'umwanzi. Yes, intwaro zikomeye. Haba harabanje gukoreshwa urwego rw'ubutasi kabuhariwe rwo guteta umwanzi, bakamenya ubushobozi bwe, ibikoresho afite, imbaraga zo azikura, niba afite umuterankunga bakanabimenya, aho ubushobozi bwe. Iyo bamaze kubona amakuru ahagije, igisirikare cyegura intwaro kigakubita ikindi kikagishwanya gusa. Niyo mpamvu mu buryo bwo mu mwuka, niyo mpamvu biri tubwira ngo ntukajye mu ntambara udafite utitwajwe inama z'abanyabwenge. Ntukajye mu rugamba udafite inama. Aho rero ni urwego rw'ubutasi, ni urwego rwo kumenya ngo iki kintu ndakirwana gute, iyi ntambara ndayisohokamo gute, iki kintu mpanganye nacyo mu buryo bwo mu mwuka ndacyitwaramo gute, ese nafashe izihe ngamba, birangiraho iyihe ngaruka. Niyo mpamvu ugomba kuba umuhanga muri ubu buzima turimo bw'isi. Amen. Reka rero turebe icyo birivuga. Ku murongo waho wa 11 Abefeso 6, niyo ndakoresha muri telefoni yanjye, harimo Bibiliya, nibigira ikibazo Bibiliya ndayifite hano ariko biranyuruhira. Umurongo wa 11 uratwereka uburyo tugomba kwegura intwaro kugira ngo intwaro z'Imana zose, kugira ngo twe gutsindwa n'uburiganya bwa Satani. Buriya umurage wo gutsindwa ntabwo uri mu murage w'iby'Imana yadusezeranyije. Oya, Kristo niba yaratsinze, dufite umurage wo gutsinda. Niyo mpamvu kuri aya manywa nkubwira ngo ntabwo gutsindwa kwawe biri mu ruhare rw'Imana. Oya, birashoboka ko byaba ari uburangare bwawe, ufite uburambe buke mu ntambara za kinyamwuka. Ugomba kurwana kinyamwuka kandi intambara ukayitsinda, kuko intsinzi yose isaba ikiguzi. Intsinzi yose isaba ikiguzi. Niba witeguye gutanga ikiguzi ku byawe, uhumure naho bizajya, Imana izahagarara nawe. Murongo wa 12 haravuga ngo, ubwo ndi mu Efeso 6 murongo uhereye ku murongo wa 10 kumanuka imirongo yose. Haravuga ngo kuko tudacirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware bafite ubushobozi, n'abategeka b'isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho muri iyi. Uranyumva neza? Ntabwo dukirana, aduyi wawe ntabwo aboneshwa amaso y'umubiri. Icyo ngicyo mukwiriye kukimenya nk'abatuye isi. Abantu benshi birirwa batazi ibibatera. Buriya umwuka afite Satani agira strategy nyinshi, abazimu bagira strategy nyinshi, bagira uburyo bwinshi n'amayeri menshi. Niyo mpamvu ugomba kwaguka mu bitekerezo, agira ibitekerezo byagutse byo gutahura amayeri umwanzi akoresha ashaka kuguterera mu buzima uhagazemo. Ugomba kuba uri umuhanga, ufite ijisho rimeze nk'iry'ikizu bireba kure, ryo kumenya ngo umwanzi wanjye ashobora kuntera aturutse iburyo cyangwa ibumoso, ariko aragusanga uhagaze ute. Imana ihabwa icyubahiro. Urumva rero kwiriye kumenya umwanzi wawe utagaragara ukamutsinda. Umurage wacu turawufite n'uwo gutsinda. Umurage w'abana b'imfura ni ugutsinda. Ntabwo twizeye
twizerera mu gutsindwa, niyo mpamvu twizerera mu gutsinda mu izina rya Yesu. Ndakwifuriza gutsinda. Dore igikoresho cya mbere, dore igikoresho cya mbere njyarugamba. Igikoresho cya mbere njyarugamba cyo guhaguruka witwaje mu gihe cy'urugamba, mu gihe bikomeye, mu gihe ubona bidashoboka. Dore igikoresho cya mbere umusirikare w'umukristo yegura. Ku murongo wa 14, muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Icyo harimo ibikoresho bibiri, ukuri n'ubudahemuka. Iyo byabuze mu mutima w'umukristo, urugo rurazamba, ibintu birazamba, mu kazi byazamba. Mana we. So Pawulo arabwira itorero, arabwira ngo nimukenyere mushikamye, mukenyeye ukuri. Ukuri niko guhatse ibintu byose mukundwa wawumurikiye. Ukuri guhatse. Igikoresho cyaga ni igikoresho cya mbere cy'intambara njyarugamba mu buryo bwo mu mwuka. Arababwira ngo nimuhagarare mukenyeye ukuri, kandi mwambaye ukuri, mukenyeye gukiranuka. So ni ukuvuga ngo rero ukuri iyo kudahari, ukuri n'ubudahemuka iyo bidahari mu mutima w'umukristo, buriya ubusa n'abandi bose babihemu, ubusa n'ababihemu bandi. Ariko iyo ubuzima bw'umukristo bufite ukuri, ukaba uri indahemuka, umenye yuko urugamba rwose uzajyamo ukenyeye gukiranuka, ukenyeye gukiranuka, urugamba rwose uzarutsinda byanga bikunda. Niwo murage w'abera, niwo murage w'abera. Ibyo ni ibikoresho bibiri. Kenyera ukuri. Ukuri ni nde? Ukuri ni Yesu. Ukuri ni Yesu. Oh my goodness, ukuri ni Yesu. Kenyera ukuri. Sinjya menya impamvu abantu bakura mu kubeshya, sinjya menya inyungu abantu bakura mu kinyoma, ariko niyo mpamvu umwami wacu yaje akoresha ukuri. Ishiramwanga imwica, igirana nawe impaka, bahangana n'ukuri batakuzi. So baramwica ukuri kuranga gutsinda ikinyoma. Ku munsi wa gatatu arazuka. Uyu munsi ari iburyo bw'Imana Data. So rero icyo ni igikoresho cya mbere, gukenyera ukuri mu gihe cy'injyarugamba, mu gihe cy'ubuzima. Yobu yaravuze ngo iyo tukiri hano ku isi tuba dufashe ibihe mu ntambara. Nshuti yanjye, niba ukeneye kugira aho uva naho uzagera, rangwa n'ukuri mu byo ukora byose. Rangwa n'ukuri, amagana ikinyoma, ikinyoma nikigende, ariko gira ubuzima burangwa n'ukuri. Hinduka indahemuka, ntukemere kugazwa na kamere ngo ube imbata yo guhemuka. Yes, ntukemere kuba imbata yo guhemuka. Hinduka indahemuka. Yes, umwizerwa, urangwe n'ukuri, urebe ko ejo hawe hazaza hatazaba heza. Yes, so ni ukuvuga ngo umuntu iyo yakiranutse aba yabaye indahemuka. So rero harimo ibintu bibiri, nizere ko mwabyumvishije. Reka turebe igikoresho cya gatatu. Igikoresho cya gatatu kiravuga ngo mwakire agakiza kaba ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka, ariyo jambo ry'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Ku murongo wa 17 tuhabonye igikoresho njyarugamba cy'intambara. So igikoresho cyitwa kwambara agakiza, Pawulo agatangaho ikigereranyo gisa n'ingofero. Iteka ryose ingofero ntabwo yihishira. N'ubu mu yandi magambo aho ndi hano ubu ndabwiriza, aho nicaye nta muntu utumva ko ijwi ryanjye, ntawayoberwa icyo ndicyo nkurikije n'ibyo bambona nkora, bazi ko ndi umurokore. So ni ukuvuga ngo rero agakiza, Pawulo aravuga ngo
nimwambara agakiza kabahindukire nk'ingofero. Ingofero ifite umurimo wuhe ku mutwe w'umusirikare. Ingofero ifite akazi ko kurinda umusirikare kugira ngo adahutaza umutwe. Icyo ni ikintu cyumvikana. Pawulo aravuga ngo nimwakire agakiza kabahindukire nk'ingofero. So agakiza kawe rero niba ari agakiza uhora utwikiriza kwihishira ngo batakumenya, uracyari muto mu buryo bwo mu mwuka. Agakiza gahishe kaba kadahari. Niyo mpamvu Yesu yavuze mu butumwa bwa Yesu ko bwanditswe n'amata yandikiye abayuda bene wabo, yaravuze ngo mu gice cya 5 hepfo aravuze ngo ntawafashe itabaza ngo aritereka ritwikirize. Aya ntabwo byabaho. Itabaza riterekwa ahirengereye rikagaragarira kandi rikirukana umwijima uri aho hantu. Niyo mpamvu agakiza rero kagaragara kameze nk'inda y'umudamu yatwite. Inda murabizi ko mu kintu kitihishira, inda wayihisha ukwezi kumwe, wayihisha amezi 2, ariko ukwezi kwa 4 kwa 5 kwa 6 kugera imbere uko ubuzima bukomeza inda ntabwo wayihisha. N'agakiza rero nuko yemwe abatwaye kwemera Imana ariko agakiza kanyu kakaba katagaragara. Pole sana. So agakiza gakwiriye kuba kagaragarira abahishi n'abagenzi. Agakiza kawe gakwiriye kuba mu kazi ukora bazi ko uri umukristo. Pawulo aravuga ngo nimutware agakiza kabamerere nk'ingofero. Agakiza karinda imitekerereze, karinda umutima wacu. Agakiza iyo tugafite kakagaragarira abantu, bamenya uwo twizeye uwo ari we. Aravuga icyakane, aravuga ngo nimutware umwuka, nimutware inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Cyo ni igikoresho cya 5 Ramasaka yarababasenderebo. So aravuga ngo nimutware agakiza romosekarababa. So agakiza ni mukambare. Agakiza ko muri iyi minsi narayobe abantu benshi bagafite bariyo barakavanga n'ibindi. Abantu niyo mpamvu Yesu yageze ku isi asanga abantu bemera Imana mu by'ukuri asanga idini yari ihari, yemeraga ibitabo 5 by'amategeko ya Mose, ariko nta gakiza bafite. Barangwaga n'uburakari, baranzwe no kumuhiga amanywa n'ijoro, baramugenzuye, bashatse kumwica. Nureba umuntu nk'uwo nguwo uzamenye ko agakiza katari kagira icyo gakora mu buzima bwe. Yesu yishwe n'iki? Yishwe n'abanyedini. Idini ni bibi cyane. Niyo mpamvu Pawulo ababwira ngo agakiza kanyu nikagaragare. Agakiza kawe muri ministeri urimo ukwiye kuba uri umwizera ufite agakiza kagaragara mu bikorwa byawe. Aho ukwiye kuba uri umwizerwa kandi uri indahemuka. Abantu benshi bakoresha umwanya barimo mu nyungu zabo bwite. Ukisanga n'abizera bayijanditse muri ibyo bikorwa bitari byiza, barahombya igihugu, barahombya kampani, barahombya ababahaye akazi. So ugasanga umuntu ubukristo bwe wenda banamenye banashingira bajya kumuha akazi, ariko ubukristo bwe ntabwo. Ugiye muri kampani usanze abajura baribye, nawe ugiye gufatanya nabo kwiba. Usanze abantu baramenyereye kugira imico runaka n'ingeso runaka zonona ibintu, nawe wijanditse muri abo ugiye gukora ibintu nk'ibi. No, ukwiriye guhagarara ku Mana yawe, ugahagarara ku cyo wamenye, ukaba umwizerwa, ugakora ibintu biri mu murongo nk'uko bikwiriye gukora. Imana ihabwa icyubahiro. Pawulo rero arababwira ngo nimwegure, nimufate ikirwanisho cyitwa inkota y'ijambo ry'Imana. Nimufate ikirwanisho cyitwa inkota y'ijambo ry'Imana. Agakiza turakabonye ko agakiza katihishira. Niyo mpamvu tuza gusoza duhamagarira abagomba kukakira. Muve mu buzima busa n'akazuyazi, niwashyushye niwakonje, ariko uri mu buzima buri aho ngaho. So iki ni igihe cyo kuva muri ubwo buzima ukamisha kamwe, ukabaye umurokore, ukaba umwizerwa nyakuri. Cyangwa se niba ushaka gupagana rwose, ntabwo ntawenda kubikubuza, komeza upagane.
ijambo ry'Imana riravuga ngo niba uri akazuyazi rwose, niba uri akazuyazi cyangwa ushyushye ngiye kukuruka. Yes, niyo mpamvu rero mwese bankurikiye, iri ni isomo rikomeye cyane. Igikoresho cya gatanu twabonye cy'injyarugamba ni ukwegura inkota, ariyo mwuka w'ijambo ry'Imana. So ijambo ryawe ry'Imana muri wowe rirahagije kugufasha gutsinda no kwesa umuhigo w'ubuzima bwawe. Tukiri ku isi turakirana ntabwo turatsinda, ariko ugomba gutaha kugira ugomba kugira mu mutwe hagutse ho kumenya gutahura gukora ubutasi bwawe mu bitero bikugabwaho, mu nshuti zikuganaho. Izo nshuti zawe mbese ujya ugira amakenga, wambwira uti nabyo narizi. Ubyungukiye muri iri somo ry'uyu munsi. Haleluya. Igikoresho cya gatandatu cyitwa gusenga. Gusenga ni bombe ikomesha. Pawulo yaranditse aravuga ngo mu Bakorinto ba kabiri igice cya 10:3 yaravuze ngo intwaro zacu z'iyi ntambara si izo mu buryo bw'abantu. Oya, intambara yacu turwana si iyo mu buryo bw'abambaye umubiri n'amaso, ni intambara mu buryo bw'umwuka, nuko natangiranye bibabwira ngo ariko izo ntwaro zacu tubona zigira umumaro wo gukubita hasi no gusenya ibihome byose, no gukubita hasi cishira hejuru, kurwanya kumenya Imana. Aravuga ngo dufata miri ibitekerezwa tukabigomora Kristo. So izo ntwaro rero tuze kuziguhishurira kugira ngo uve mu bunebwe, uve mu buzima bwo guhora ubikereza. None se pastor nabikora gute? No, ushobora gukora usenga. Ushobora kuba uri mu kazi kawe ugasenga, cyangwa se ugakora usenga. Byose biremera. Byose biremera. Mu kazi urimo ushobora kuba ukora akazi kawe uri kuri mashini, uri mu nshingano zawe utazihagaritse, ariko ukaba uri muri gahunda yawe ya kinyamwuka, koko ubuze icyo urwana nacyo. Niyo mpamvu aho uri Satani adashaka yuko waguma. Niyo mpamvu urugo rwawe Satani adashaka yuko warwishimiramo. Niyo mpamvu ibyo ukora byose ujye umenya yuko nyuma y'ibyo ukora hari ikidashaka yuko uguma muri byo. Ugomba rero kuba uri umurwanyi mwiza, uri umuhanga mwiza, uri umutasi mwiza wo gutahura amayeri n'imigirire ya Satani, kugira ngo urusheho gutsinda no guhagarara bwuma uri umukristo. Imana iguhe umugisha cyane. So intwaro ya gatandatu tuyise intwaro yo gusenga. Gusenga rero ugomba gusenga kugira ngo ubuzima bwawe bube bufite icyo abandi badafite. Ugomba gusenga kugira ngo imbaraga z'abazimu zive mu byawe. Ugomba gusenga. Ubuzima budasenga burazima mu buryo bwo mu mwuka. Ubuzima butagira igicaniro mu mutima cyo gusenga burutubonetse twose turagutemberera tukagusura twose tukakwicaza mu ntege zawe nkeya. Ariko iyo umuntu ari umunyamasengesho ahora acanye. Yes, iyo umuntu ari umunyamasengesho aba afite igicaniro cyo gusenga, ntabwo batsindwa, bahora ari basha, bahora mu mitima yabo ari basha. Yes, mvuze izo ntware zigera muri 6. Reka nsoze ngira icyo mbasaba. Ndagira ngo nsoze ngira icyo mbasaba. Twabonye yuko ibikoresho byose ntushobora kubitunga udakijijwe, ntushobora kubitunga utaramenya Yesu. Ubwo ngezaho ngomba kugira inama kuri wa wundi umurikiranye undeba utari wamenya Yesu. Reka rero niba wifuza kuba mu buzima bw'iyi si turimo Imana yaduhaye, ukaba wifuza, ukaba ufite ibitekerezo biravuga ngo hirya y'ubuzima mfite hari ubundi buzima azakomerezamo, ndagira ngo ngusabe uce bugufi wakira umwami wawe. Dore ko n'uyu munsi ari umunsi w'icyumweru, ndagira ngo uce bugufi wakira umwami wawe. Wakira umwami wawe. Kubera iki? Imana mu buryo bwo mu mwuka
iyi si Yesu yayigezemo arayizi ko ari isi y'akaga. Niyo mpamvu yadutumye muri iyi si iyoborwa n'abatware b'umwijima nk'uko twabirebye mu ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu tugomba kuyibaho turi menge, turi abanyabwenge kandi dufite ubwenge bwo gutahura amayeri yose. Tugomba gukoresha urwego rushoboka rwose rw'imitekerereze binyuze mu kwizera Yesu, tugatahura amayeri ya Satani. Ugomba kuba uri umuntu ufite ubwenge bwo gusuzuma buri kintu. Yes, ukagira kamenyero, ukagira umwitozo wo kugenzura ibintu, ukareba ingaruka. Ese birimo amayeri ya Satani, biri mu nzira y'ukuri, biri mu buryo bwiza? Okay, none icyo gihe Imana koko ibiri kumwe n'umuntu ufite iyo mitekerereze myiza yogeje, icyo gihe Imana iguhesha gutsinda, dore ko n'urugamba ariyo irutwesereza. Rero pfukama, kanguha umunota umwe mbe mbanze nk'uko utuzi, maze noneho hanyuma umbwire icyo tugiye gukora. Okay, noneho rero ufashe umwanya w'umunota umwe urabitekereje, kandi ukeneye ko ubuzima bwawe buzana impinduka. Bibiliya yatubwiye ngo nimutware mwambara agakiza kabahindukira n'ingofero. Nakwabwiye ko ingofero ku buzima bw'umusirikare imurinda umutwe kugira ngo udakomereka. Yesu yakuzaniye agakiza kugira ngo ubuzima bwawe nibuzahenebere ngo burimbuke. Yazanye agakiza kugira ngo uzabone ubugingo bw'iteka ryose binyuze muri we akaguhesheje. Nta wundi agakiza kabarerwamo, ni muri Kristo Yesu wenyine. Rero ndi hano ku bwawe, natumwe kugira ngo nguhe ayo magambo bigisha itorero, nawe mubwirize kuri wowe ndeba, hanyuma noneho ubeho mu buzima bufite ikirangantego cyo gutsinda, utsindira muri Kristo Yesu. Ntukemerere mu gutsindwa, ntukemerere mu ntege nkeya, ntukavuge ko ntacyo uzavamo, ntukavuge ko ntacyo ushoboye, ntukavuge ko ntacyo uzageraho, ntukavuge yuko ibyawe byarangiye, ntukagendane n'abantu bavuga ngo byararangiye ngo urebeye inyuma, ntukagendane n'abantu barebera inyuma, tugendane n'abantu bafite imboni zireba imbere, aho bagana bazi aho bavuye, bazi n'aho bagana, mu izina rya Yesu. Reka rero upfukame, uzamure ukuboko kwa kw'indyo, ndasenga amasengesho abiri, hanyuma irya mbere ni ryo kwatuza abantu. Isengesho rya mbere ni ryo kwatuza abantu, irya kabiri ni ryo gusengera abantu bose rusange bankurikirana, Imana ibahe umugisha. Isengesho rya mbere, vuga ngo Mwami Yesu uzamuye ukuboko kwawe kw'indyo nk'uko nzamuye uku nguku. Vuga ngo Mwami Yesu, igitondo cy'uyu munsi nkimara kumva ijambo ryawe, nzamuye ukuboko kwanjye kw'indyo nk'umuntu utsinzwe n'urubanza rw'ibyaha by'umutima wanjye. Mbabarira ibyaha byanjye byose, ibyo nakoze mu butamenya ndetse no kumenya. Amazina yanjye uyandike mu gitabo cy'abarimbuka, uyandike mu gitabo cy'ubugingo. Uhereye none mbaye uwawe, nawe ubera Imana yanjye, mu izina rya Yesu, amen. Niba iryo sengesho muyoboyemo urikurikije, ubaye umukristo. Uyu munsi tera intambwe, urebe itorero rikwegereye ryizera Yesu umwami w'umukiza, hanyuma ujyemo, hanyuma abapasitori bazagufasha. Isengesho rya kabiri ni ryo gusengera mbashimira ko mwafashe umwanya wo kunkurikirana, mukumvira inyigisho zifite intwaro zigera muri zitandatu mvuze, nubwo ari nyinshi ariko dushoboye kuvuga hizo. Ibindi mwuka byagurire muri wowe, akwereke byinshi, maze ukure mu mwuka, utere imbere, utunganirwe. Niwo mugisha tugusabira nk'ababyeyi, nk'abashumba. Reka rero gusengere, mbasengere mwese. Mana yanjye nkorera iteka ryose, umugaragu wawe nciye bugufi, nsengeye itorero ryawe n'abandeba bose mu izina rya Yesu. Ndabasengeye kugira ngo Mwami ukore ku maso, duhumuke, tumenye. Aba bose ijambo ryawe rimanukiye imitima yacu, reka ribe nk'imvura itosa. Reka Mwami ryagure kandi ryuzuze ubuzima bwabo, ribavane mu buzima bwo gutsindwa, ribashyire mu buzima bwo guhora batsinda, kugira ngo bashobore kugumana ibyo bahaye batabyambuwe n'umwanzi, mu izina rya Yesu, amen. Bless you, bless you. Imana ibahe umugisha. Shalom, shalom, naho ubutaha. Shalom.